Yes inshuti z'Imana, iyi ni Do Films TV bakunda kandi kabagezaho ibyiza muba mukeneye. Niba utarakanda subscribe warahombye kuko utabasha kumenya byinshi cyangwa se ubone byinshi. Ese muzi cyo imirongo mu kiganza isobanuye? Uyu munsi turavuga ku bimenyetso byo mu biganza by'umwihariko inyuguti ya M. Akenshi iyo turebye mu biganza byacu tubonaho imirongo, ariko uyu munsi turavuga ku mirongo irema inyuguti ya M cyangwa M. Impuguke n'abanyamadini bafite uko basobanura iyi mirongo, ariko icyo bahuriraho ni uko ikimenyetso cya M cyihariye. Ni ukuvuga abantu bafite iriya mirongo ugasanga irarema ikimenyetso cya M cyangwa M, abo bantu barihariye. Dore bimwe mu biranga bafite ikimenyetso cya M. Abantu bafite ibimenyetso bya M mu biganza, mu bibaranga harimo kuba bakunze kugera kampani zabo bwite. Abantu bafite kino kimenyetso ni indashyikirwa muri business no gukora ubushakashatsi. Iki kimenyetso cya M kugirwa n'abantu batahura abantu babeshya. Umuntu ufite ikimenyetso cya M mu ntoki iyo ugiye kumubeshya akenshi na kenshi agutahura vuba. Aba bantu bafite kino kimenyetso bakundwa cyane n'abasobanukiwe ibisobanuro by'imirongo iri mu biganza. Ubu namwe umaze kumenya cyangwa se gusobanukirwa iyi M icyo isobanuye, mukamenya abafite kino kimenyetso cya M ibaranga, ubu byanga bikunze namwe mugiye kujya mukunda abantu bafite inyuguti za M mu biganza byabo bitewe n'umwihariko wabo twabonye. Murakoze, tuzasubira ubutaha. Wibuke gusangiza abandi iyi nkuru.